ari mu gakono k'imbwa, ariko hano hirya ari mu gakono k'abantu. Arambwira ati ningera mu rugo ngatera akabero bigatungana neza kuko umugore wanjye ntabwo aza ryoherwa. Byanyuze ku mateleviziyo, isi yose yarabibonye uburyo byagenze. Hano ni abantu yahurira bajugunyamo hariya amasaha nk'abiri, igitoki kikaba kirahiye tukarya. Bakunzi ba Getor TV, uyu munsi twabagiriye mu karere ka Rusizi hahoze amashyuza, aho ni mu murenge wa Nyamabuye, akagari ka Mashyuza. Tufite umuntu hano tuhasanze usanzwe hakora, ubwo arabanza twibwira tubwire n'ibyo akora n'ukuntu byagenze kugira amashyuza agende. Reka tumuhe ijambo agiye cyatubwira. Nitwa Gerard, ariko izina ryanjye ry'irihimbano hano bakunda kunyita Nyiramazi kubera ibikorwa by'ubutabazi nakundaga gukora hano amazi akiri ikidendezi. Aha rero mubona hose cyari ikidendezi. Aha hose ari ikidendezi, mbega byari bimeze kwa kundi ikiyaga cya Kivu mukibona. Uretse ko atanganaga nyine nk'ikiyaga cya Kivu, ariko yari ahantu hanini byikubita higiriya byikubitiriya. Wabonaga rero hano hantu ari heza. Aha ngaha rero iyo waturukaga hariya wabaga uri kugenda ahantu hagufi amazi akugera hano kunda ku mukondo, ariko uko wagendaga wegera hano niko wagendaga usatira ibyobo. Aha rero twarashize uduti tw'umutuku, agati gashinze agatambaro k'umutuku, ku buryo nyine iyo wahageraga wagombaga guhita ko usubira inyuma kugira ngo utarohama mu uyu mwobo twahitaga igisuzuguriro. Twakuze twumva abasogokuru ariko bawita koko twazaga tuza kuragira inka hano batubwira ngo muramenye ndimwogere ahandi hitwa ku gisuzuguriro. Uyu mwobo rero we wawugeragamo wahitaga winjiramo kuko ufite icyumba kigenda kikahinguka harakura mu harahiye. Ubu wamanukagamo hano kugira ngo ngorohore byasabaga ngo aha rero niho nagombaga kuba nagukuriramo mu gihe waruhamye, ariko nakoreshaga iminota igera itarenze 5 kugira ngo utabara utarapfa. Ariko nabwo wabaga bamaze gusaba amazi kakabido kane kose kuzuye, tukagupompa rero basi. Kerekayo ari nk'umudamu wabaga utwite ntabwo twamupompaga, twataga duhamagaza imodoka ikamujyana kwa muganga bo bakabyikorera kugira ngo idakuramo yana. Abo rero hari umugabo wo muri Ngororero wigize uza hano adashobora gutera akabariro, arambwira rwose mukorera massage mwitaho bihagije. Arambwira ati ningera mu rugo ngatera akabero bigatungana neza kuko umugore wanjye ntabwo aza ryoherwa nkuko bikwiriye, ahubwo arambwira ngo kukinanirwa vuba. Uwo mugabo rwose namukoreye massage ibyumweru birehise agaruka hano, aza kumpemba, ampemba bihagije rwose. Arambwira ati ubundi gutera akabero neza, ndetse yaje none azanye n'umugore wiwe amubwira ati dore umuntu wamvuye ukuntu ubundi gutera akabero kugenda neza. Mbona nyine bansigiye akantu gahagije mu by'ukuri. Ahantu aya mazi ni meza, n'ubu ngubu nubwo mwabonye nyine yagiye ari kuri asoko kuba mwayibonye, amazi aracyahari, umutura hari ntaho wagiye, ntabwo Imana yashatse yuko amazi yacu yagenda. Aha mubona ni ku gakono k'imbwa. Imbwa zino iyo wabaga ufite imbwa idakingiye, aha ngaha iyo udafite imbwa idakingiye abaveterineri bagasanga imbwa yawe idakingiye, babazaga kuzirohamo hano, bakazizirika bakazirohamo hano. Aha ni mu gakono k'imbwa, ariko hano hirya ni mu gakono k'abantu. Hano ni abantu biyahurira. Aha yari amazi ntadengeje menshi. Hano rero washakaga kwiyahura aba bakobwa bafite amada na cyagiye sida batara leta yacu y'ubumwe n'ubwiyunge itaradushakira ibintu n'ibigabanya ubukana bwa sida. Hano umuntu wabaga agwaye sida yumvaga ngo azapfa n'abakaza kwijugunyamo hano, n'umukobwa bamutirinda nabwo akaza kwijugunyamo hano. Yari amazi adengeje cyane, bari barahazitiye kubera kuza kwiyahuramo kugira ngo abakobwa bataza kwiyahuramo, nicyo cyaratumye bahazitira. Aha rero naho hari amazi y'ikidendezi, ariko bahitaga kugateka mpengeri. Aha rero niho hatekaga ibintu iyo twazaga hano tuje ko kuragira turi abana. Wafataga igitoki ukajugunyamo hariya amasaha nk'abiri, igitoki kikaba kirahiye tukarya nyine twega abashumba.
n'ubu ngubu twakoraga massage hano hari twifatiraga n'umuceri tugakubita mu gisashe kubitamo n'umunyu n'amavuta gisashe ukagitubura gutya umuceri ukabyimba ugashya twaba turi gukora massage ariya twabona nta bakira dufite tukaza tugakura yasashe kuko twabaga twayihambire ku kamba ikamanuka hasi tukarya umuceri wacu tukarya hano bahitaga ku gace kamengere kuva kera niko twakuze twumva basaza bari dendezi kamaze kuza amashyuza agendeye kariremye karanicukura haba harehare ariko umukobwa wino iyo umuteye inda ukayihakana cyangwa ukamucika ahita aza kwiyahuramo hano niyo mpamvu nkunda kuba ndi hano ndi gucungana n'abo bakobwa nk'ubu ngubu arumviruka gufata yaraje kwiyahuramo hano umukobwa wandi wita ku ya gatatu ngo namukuye agezemo hariya ndamubaza se ko ukiri kumanuka hano ubona hashize agatuku uri kujya hehe arambwira ngo bamuteye inda yarafite n'agapapuro kariho n'ifoto ya musheri wiwe ariko yandika nyine asezera kubera ko nyine bamuteye inda uyimuteye nyine aramucika iwabo bakaza bahora bamutoteza aravuga ati singiye kuza mpora ntotezwa ariko kanze kwiyahura ariko naramufashe ndamubaza ati nta mirimo y'iwabo bahamagare baze bamukura hano ndashobora kuba namurekura noneho akazajya kwiyahura ahandi nuko nyine babo baraje baramutwara basi ubu ngubu baramwigishije ndetse ubu yaranabyaye ubu ngubu ari mu rugo aratekanye nabonye ko nta kibazo gupfa kwiyica ko ntacyo byari bimaze ubu ni muzima nta kibazo hano nari nshinzwe kurohora abarohamye kwigisha koga no kumasa abafite amavunane no kwereka ba mukerarugendo ibyiza by'amazi n'imbibi zayo ubu rero ubu ngubu mubona gutya ikidendezi cyarakamye ariko isoko yo murayibona ko hano irahari mu by'ukuri rero ntabwo amazi agenda ntabwo ari ibintu byabaye nk'ibintu bitunguranye cyane kubera ko habanje guturika intambi zituritse ari hepfo muri kariyeri amazi twavuye hano atangira gukama turi kubibona ubwo rero amazi agitangira gukama mu gitondo twaragarutse dusanga amazi koko yakamye ariko asigayemo dukeya n'aya ngaya mubonaga yari ibintu by'ibiziba byinshi cyane amazi rero yakubitaga hirya akadendeza hano abantu barazaga abanyamahanga hano bakoga bakaza hano mavunana agashira ariko na n'ubu wenda ntibakiza neza ariko hari icyo bita cagi mwabonye hariya n'aya mazi arahari urabona nk'uyu musaza nawe urimo hano yaramaze imitsi yaravunitse ubu nawe akaguru murabona ko kakize rwose ari kugenda agakandagira neza bisanzwe mu by'ukuri rero aya mazi hano adufitiye akamaro kenshi cyane aho nabwira rwose abazi ko yagiye burundu ntabwo yaragiye ariko isoko yarasigaye mu by'ukuri rero ahangaha muze muza mudusure kandi murebe ibyiza nyaburanga bya hano murabona aya mazi rwose aratogota arashyushye cyane kandi iyo yakojeje ku mubiri imitsi yawe irarambuka nahari bita kuri cagi ni nka sauna abagiye mu by'amasawuna sauna rero urahajya icyuya kikabira hariya rero urabona urahicara icyuya kikaza urabona nk'uriya muntu hari nawe icyuya cyatangiye kuza imitsi yatangiye gufunguka mu by'ukuri rero aya mazi rwose muze mutubwira abantu baza hano bakudusura barebe uko bimeze n'ubu rero mpamvu ngira ngihora hano ni ukubera ko hari abenshi baza kuyasura ureba uko yagiye nkabereka hose uko byagenze kabatambagiza ushaka gukoresha massage ngakamukorera akamassage nuko umuntu akagenda yumva aruhutse kandi amenye n'ubyo amacyuza yagiye ukuntu byari bimeze rero hano bikimeze neza imodoka hari abasangaga ziparitse ari nyinshi abantu benshi baje rwose hano ubu ngubu ubona gutya ubu gutya mubona turi abantu bagera kuri 6 hano muri izi saha hagombaga kuba hari abantu kibura nka 200 ariko mu by'ukuri nyine kwa ko yagiye abenshi bakabona kuri ma televiziyo bazi ko yagiye burundu ariko abahanga bazi kuvumbura no kuza kureba bo bahita bamenya ko amazi koko kagihari ariko mu by'ukuri ntabwo uko bagendaga hano ariko bikimeze nuko upfa kuza nyine kurebuzwa bisanzwe ariko akenshi nyine abantu benshi barazaga kuko hano nanjye nakuraga akantu kose n'abana banjye bakarya ariko ubu ngubu nta kigenda nyine uretse ko mvuye n'abantu bakansura gutyo barabati nyiramazi cyakoze warahombye reka tugusigira akantu nkabona abana babonye kawunga yo kurya nuko ariko uko byari bimeze mbere ntabwo ariko bikimeze kuko mbere ubwanjye harundi nahakuye inka mbakura n'inzu ndetse nshyiramo n'amashanyarazi n'amazi mu rugo mbikuye ahangaha kuko ahangaha ngiye mpamaze imyaka 13 mba hano nkora massage nigisha abantu koga hari igihe n'umuzungu yazaga umunyamahanga namukora massage nkabona mbaye amadolari 100 nkumva bose biranshimishije nkagenda nkayavugisha nkagira icyo nyamaza mu rugo muze mugaruka rero mudusure mutubwire n'abandi n'abanyamahanga rimwe na rimwe baza kureba uburyo byagenze kuko amazi byanyuze ku mateleviziyo isi yose yarabibonye uburyo byagenze. Murakoze cyane kuba mwadusuye ahangaha ku mazi y'amashyuza mu kagari k'amashyuza mu murenge wa Nyakabuye akarere ka Rusizi. Mu by'ukuri mutubwirira abandi bose baza hano nta kibazo amazi aracyahari nubwo kidendeze cyagiye ariko murabona hano hari imodoka babandi baza kwifotoza ikirori abakora ikirori biracyaba murabona rwose imodoka zaje baje kwifotoza baje
bashingiwe. Ubwo rero birasaba ngo mutubwire abantu bose babandi bazi ko amashyuza yakamye ntiyakamye, hakamye ikidendezi ariko isoko yo iracyahari, n'ibyiza nyaburanga hano biracyahari uretse icyo kidendezi cyagiye, ariko ibindi byose birahari. Massage ziracyakorwa, gukandwa biracyakorwa. Ikintu kitakiri gukorwa ni ukwigisha koga, kuko ikidendezi twigishirizagamo ntikigihari. Ariko ufite ibibazo by'imitsi azaza hano, ufite ibibazo by'umugongo azaza hano, tumukoreye massage azaza agenda gusa ari mushyashya. Kandi murakoze cyane.